Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi yegukanye Grammy ku myaka 22 gusa. Ibyihariye kuri Tyla uri ku isonga mu kumenyekanisha umuziki wa Afurika. Tyla ni umuhanzikazi ukomoka muri Afurika y'Epfo, ukunzwe cyane mu njyana ya Afrobeat, ni umuziki wa pop. Imyaka 23 gusa, afite impano idasanzwe mu gukora ibihangano byigaruriye imitima ya benshi, ndetse n'ubuhanga bwihariye kugaragaza umuco wa Afurika mu buryo bushya kandi bujyanye n'igihe. Ubusanzwe yitwa Tyla Lorasita, ariko yamamaye mu muziki nka Tyla. Yamenyekanye mu njyana cyane yitwa Afrobeat, aho ibikorwa bye byagiye bigira ingaruka zikomeye mu kugaragaza ubuhanga bwa muzika ya Afurika ku rwego mpuzamahanga. Uyu mukobwa yabonye izuba ku ya 30 Mutarama mu 2002. Avukira i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Mbere afite inkomoko muri Afurika y'Epfo. Tyla yavukiye muri Afurika y'Epfo, igihugu kizwi cyane ku rwego rw'isi kugira impano nyinshi mu muziki. Afurika y'Epfo ni igihugu cyagize uruhare runini mu kugaragaza umuziki wa Afrobeat ku isoko mpuzamahanga. Abahanzi bakomeye muri iki gihugu nka Black Coffee na Master KG bamaze kugera kure, kandi Tyla akomeje gutera intambwe mu yabo. Icya kabiri, yatangiye umuziki akiri muto. Tyla yatangiye kwandika indirimbo no kuziririmba akiri umwana muto. Ababyeyi be baramushyigikiye cyane, bamufasha gukurana icyizere cyo kuzavamo umuhanzi w'umwuga, ndetse kugeza n'ubu umuryango we uracyakomeje kumutera ingabo mu bitugu. Twagiye n'icya gatatu, indirimbo Water yamuhesheje izina rikomeye. Mu mwaka wa 2023, Tyla yasohoye indirimbo yitwa Water, ihita imenyekana mu gihe gito ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, ndetse no ku mbuga zose zinyuzwaho umuziki nka Spotify n'izindi nyinshi. Iyi ndirimbo niyo yamuhesheje izina rikomeye kuko yamenyekanye cyane mu bihugu bitandukanye. Yamugejeje mu myanya ya mbere ku rutonde rwa Billboard Hot 100. Ibi byatumye Tyla aba umuhanzikazi wa mbere wo muri Afurika y'Epfo ugezweho kuri Billboard kuva kuri Miriam Makena. Iyi ndirimbo yagize uruhare rukomeye mu kugaragaza ko Tyla ari umwe mu bahanzi bakiri bato bafite ubushobozi bwo guhatana ku isoko ry'umuziki mpuzamahanga. Kane, yasinyanye amasezerano n'inzu itunganya umuziki ya Epic Records. Tyla uri mu bahanzi b'imena mu njyana ya Afrobeat. Mu 2021 yasinyanye na Epic Records, imwe mu nzu zikomeye zitunganya umuziki ku isi. Iyo iri inyuma y'ibintu bye byinshi byamenyekanye cyane. Icya gatanu, umuziki we uhurizwa hamwe injyana zinyuranye zirimo amapiano, pop na R&B. Tyla ni umwe mu bahanzi bashya bafite umwihariko wo guhuza injyana zitandukanye nyafurika nk'amapiano na Afrobeat n'izindi zikomeye ku ruhando mpuzamahanga nka pop, R&B n'izindi. Ibi byose ni ibituma
ibihangano bye byumvikanamo uburyohe bwihariye bw'umuziki wa Afurika. Ku cya gatandatu, afite umubare munini w'abafana ku mbuga nkoranyambaga ndetse yatangiriye umuziki we kuri TikTok. Tehira amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho afite abafana batabarika. Uyu mukobwa akoresha neza imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter na TikTok, aho aganira n'abafana be akabereka ibihangano bye bishya kandi akabasangiza ibindi bikorwa bye mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi byose bikomoka ku kuba yarabanje kwamamara cyane binyuze kuri TikTok, aho yashyiraga amashusho y'iminota mike aririmba indirimbo ze. Hamwe mu hantu hahinduye ubuzima bwe bituma amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Icya karindwi, afite igikundiro gihambaye mu isi y'imyambarire n'uburyo yitwara ku rubyiniro. Tehira uzwiho kwambara kinyamwuga no kwitwara neza ku rubyiniro, bikaba ari bimwe mu bimwongerera igikundiro no kumenyekana mu ruhando rw'abahanzi bishimirwa cyane iyo bageze ku rubyiniro. N'icya munani, si umuhanzi gusa ahubwo ni n'umunyamideli ukomeye. Tehira amaze kugaragara cyane mu birori bikomeye by'imideli nka Met Gala, Paris Fashion Week n'ibindi, aho aserukana amakanzu n'indi myambaro y'ibirori bikomeye mu ruganda rw'imideli. Yamamaza ibigo binyuranye nka Pandora, aho yagaragaye kenshi mu bikorwa byayo byo kwamamaza ibikoresho byinshi by'imideli. Twagiye n'icya cyenda, ahamya ko umuziki ukiza imitima. Mu kiganiro Tehira yagiranye n'abanyamakuru mu 2022, yavuze ko umuziki ari uburyo bwo gutanga ubutumwa ndetse akaba awufata nk'uburyo bwo gukiza imitima. Tehira kandi avuga ko umuziki utuma abantu babasha gusobanukirwa n'ibibazo bahura nabyo kandi ubafasha kugerageza kwisubiraho no kubaho neza. Avuga ko umuziki ushobora kuba igikoresho gishobora guhindura abantu, kikabafasha kwiyubaka no kugera ku nzozi zabo. Twagiye n'icya cumi, aho ahagaze ku rwego mpuzamahanga. Tehira amaze kugera ku rwego mpuzamahanga mu muziki, aho ibikorwa bye byagiye bigira ingaruka zigaragara ku isoko ry'umuziki. Abafana bakomoka mu bihugu bitandukanye bakomeje kumukurikira kandi ibikorwa bye bikomeje kubaka izina rye ku rwego rw'isi. Tehira aherutse kugaragara ku gifuniko cya British Vogue, aho yahishuye byinshi ku buzima bwe, umwuga we n'icyerekezo cye mu muziki. Icyo gihe yagaragaje ko yifuza gukomeza guteza imbere umuziki wa Afurika ku rwego mpuzamahanga. Icyumweru gishize, Tehira yanditse amateka avuguruye mu iserukiramuco rya Coachella 2025, aho
yagaragaje ubuhanga n'umuhate bidasanzwe ku rubyiniro imbere y'abakunzi b'umuziki baturutse imihanda yose ku isi yose. Amaze kwegukana ibihembo bikomeye nk'icya Best International Act mu bihembo bya BET Awards ndetse n'icya Grammy mu cyiciro cya Best African Music Performance abikesha indirimbo ye Water. Niba nawe uri umufana wa Taylor, kora like, share na comment. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe. Dukomeze tuzamure umuziki wa Afurika uzagere kure. Ndabashimiye.